nejejwe cyane no kongera kubana nawe muvandimwe. Amahoro y'Imana abane nawe. Dukomeje ya nsanganyamatsiko yacu itubwira ngo intwari mu kwizera. Tugeze ku munsi wa 12 aho tugiye kuganira ku ntwari mu kwizera yitwa Samson. Nanone uracyari kumwe na Tuyisenge Elade. Reka dusenge. Mana yacu nziza, gitare kizima, mugaba w'amahanga, tunejejwe cyane no kuba imbere yawe akakanya, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye cyane yuko ijuru riticaye ubusa, ahubwo riri gukora ibishoboka byose ngo hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Tugushimiye ibikoresho n'uburyo uri gukoresha muri iyi minsi iheruka. Turakwinginga cyane ngo ijambo ryawe tugiye kumva muri kano kanya, umwuka w'Imana ariho uburemere kandi ririmbure ibihome bya Satani muri twe, maze umwami w'ijuru aganze mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Rero tugiye kuganira ku ntwari ya 12 yitwa Samson. Turasoma urwandiko Paulo yandikiye Abayoburayo igice cya 11 umurongo wa 32 n'ubundi niwe tukiriho. Mbese mvuge kindiki igihe cyandenga mvuze n'ibya Samson. Turashaka Samson niwe tugiye kuganira muri kano kanya. Nagira ngo nongere nkwibutse igihe turi kuganira kuri aba bantu batambutse, hari icyo igitabo cy'uwifuzwe ibihe byose page 542 igika cya 5 hatubwira, haravuga ngo uhereye mu bihe bya Adamu ukageza yewe no mu bizabaho mu ndunduro y'ibihe, ijwi rya Kristo niryo rivugira mu bakurambere n'abahanuzi. Ndasubiramo. Uhereye mu bihe bya Adamu ukageza yewe no mu bizabaho mu ndunduro y'ibihe, ijwi rya Kristo niryo rivugira mu bakurambere n'abahanuzi. Rero muvandimwe nguhaye ikaze muri iki cyigisho kitubwira intwari mu kwizera, ariko umunsi wa 12 aho tugiye kuganira ku muntu witwa Samson. Ibya Samson nagerageje kubigabanyamo ibice 10, tugiye kuvuga ibintu 10 kuri Samson, maze dufate umwanzuro kandi tugira icyo twigira no kuri Samson. Reka icyambere nshaka kukubwira, iyo dusomye mu gitabo cy'abacamanza igice cya 13 twakura ikigisho cya mbere kivuga ngo kuva ku Mana iteka bitesha agaciro. Dusoma abacamanza 13 umurongo wa mbere, amagambo avuga ngo maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Rero muvandimwe nagira ngo nongere nkubwire, kuva ku Mana iteka bitesha agaciro. Tuzagenda tubibona muri Bibiliya yose. Iyo umuntu avuye ku Mana atagaciro, twarabibonye kuri Dawidi intwari duheruka kuganiraho. Dawidi yavuye ku Mana mu kanya gato atagaciro ku buryo yabanye ingaruka zabyo ubuzima bwe bwose bona n'ubwongeye kwiyunga n'Imana. Rero bavandimwe, kuva ku Mana iteka bitesha agaciro. Turasomye ngo maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Tekereza imyaka 40 waravuye ku Mana, Imana ikakurekera mu maboko y'abanzi bawe imyaka 40. Bavandimwe, ndagira ngo dutangire icyigisho twongere dusaba Imana idushoboze kwifatanya akaramata, twe kuyivaho, aho dukomeze tugundire iyo Mana tuyigumeho, kuko kuva ku Mana n'isegonda rimwe bitesha agaciro. Tugiye kuganira ku muntu witwa Samson, nawe turamwigiraho ibintu byinshi, ariko ntabwo dushobora kujya mbere tutabanje kwibuka ko yaje nyine mu gihe Abisirayeli bari baravuye ku Mana barataha agaciro, maze abanzi b'Imana, abanzi b'Abisirayeli babogeraho uburimiro. Kugira ngo icyo kintu ukizirikane. Ikintu cya kabiri mu bintu 10 tugomba kwigira kuri Samson ni ikivuga ngo kwita ku mwana bitangira utaramusama. Ni ingenzi kubyitaho. Rero abacamanza igice cya 13 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5 hari amagambo avuga ngo nuko hari umugabo w'isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marika w'Uwiteka yereka uwo mugore aramubwira ati dore ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko umwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli
amaboko y'abafilisitiya. Naratangaye abantu bagiye baba ibitangaza kandi bagakora ibintu bikomeye. Nagiye ntungurwa no gusanga baragiye bavuka ku babyeyi bari ingumba. Reba intwari yitwa Isaka, mama we yari ingumba. Reba Yohana umubatiza wavutse kuri Elizabeth yari ingumba, n'abandi batandukanye. None na Samsoni yavutse ku babyeyi bari ingumba. Ndagira ngo twigire kuri iki kintu cya kabiri kivuga ngo kwita ku mwana bitangira utaramusama. Turasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 286 igika cya 4 kugeza page 287 igika cya 2. Turasoma icyigisho cya 54 kivuga ngo Samsoni umunyambaraga nyamara warushije bose intege nke. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kugira ngo umwana wasezeranywe ahabwe ibyangombwa bikwiriye umurimo we w'ingenzi, ingeso z'umubyeyi n'umwana byagomba kwitonderwa. Ingeso za nyina zizatuma uwo mwana akora neza cyangwa nabi. Agomba gukurikiza amabwiriza maze agakora ibyo kurinda umubiri we no kuwifata, niba yifuza imibereho myiza y'umwana we. Abajyanama b'abapfu bazahatira uwo mubyeyi igitekerezo kivuga yuko ari ngombwa gukora icyo yifuza cyose n'ikimuje mu bitekerezo cyose, ariko uwo mubyeyi ategekwa n'Imana gukora ibyo kwirinda. Kandi ababyeyi b'abagabo kimwe n'ab'abagore, iyo ni inshingano yabo. Haba ubwo umugabo ajya hariya akumva ko inshingano yo kwita ku mwana uzavuka bireba umubyeyi gusa, ariko inyandiko iduhamirije ko kandi ababyeyi b'abagabo kimwe n'ab'abagore iyo nshingano ni yabo. Inyandiko iduhamirije ko iyo nshingano itureba twembi, ari umubyeyi w'umugabo ari n'umubyeyi w'umugore. Ni inshingano za twese kwita cyane ku bana bazavuka. Ndakwibutsa ko umwana yitabwaho mbere y'uko asamwa, kuko ubu butumwa bwageze kuri uyu muryango mbere y'uko basama umwana, kuko yavuze ngo nuko hari umugabo w'isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukajye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntazagira umwogosha. Turasoma tukabona aya mabwiriza yahawe mbere y'uko asama. Nagira ngo bavandimwe mbabwire, burya imibereho yacu, naho nsoma mu gitabo kimwe bavuze yuko imyitwarire mibi ababyeyi bagira igihe batwite na mbere yaho, kandi nasomye amagambo avuga ko bigira ingaruka ku mwana kugeza ku gisekuruza cya 4. Nabonye rero ari icyitonderwa. Niba unywa itabi, niba unywa inzoga, niba ukora ugira indi myitwarire mibi ishobora kubangamira umwana, menya ko bitazagira ingaruka ku mwana utwite gusa, ahubwo bizagira ingaruka ku mwana wawe, ku mwuzukuru wawe, ku mwuzukuruza wawe no ku buvivi. Bivuze rero dukwiye kwitonda cyane. Turasoma ngo ingaruka ziterwa nuko ababyeyi badakora ibyo kwirinda ngo bagire ubuzima bwiza, nuko kenshi abana batagira imbaraga z'umubiri, ubwenge n'ibitekerezo bihamye. Abana bakomoka ku banywa ibisindisha n'itabi bashobora kuvukana amaraso ahorana inyota kandi agurumana, ndetse bashobora no kuba abanyamujinya. Kenshi na kenshi abahehesi baraga ababakomokaho irari ry'ibibi ndetse n'indwara mbi cyane ziteye isoni. Uko ibihe bigenda bihita niko abantu bagenda basubira hasi. Nubwo hagenda habaho degeneration, abantu bakagenda bazimira, habaho gusigingira, abantu bagenda bazimira ku mpamvu ziki abantu ntibitaye ku mabwiriza yo kwirinda. Nitugenda twita cyane kuri izi ntwari mu kwizera, kimwe mu bintu byaziranze nuko baranzwe n'imibereho yirinda. Imibereho yo kwirinda tuzasho kugenda tubibona imbere, kwirinda. Ndetse niba twifuza kuboneka ku rutonde rw'intwari nshyashya z'iyi minsi iheruka, biradukwiye ko ihame ryo kwirinda turishyiramo imbaraga cyane. Kandi nituvuga kwirinda temperance, umenye ko harimo amagambo abiri, harimo icyo twita diminution de risque, ubwo ni kugabanya akaga. Nituvuga ibigendanye no kwirinda, nuvuga ngo hari ibisanzwe biriho, ariko kwirinda ntabwo bidufasha kumaramo akaga, ahubwo ni ukugabanya akaga kari mu bintu runaka. Ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo twambara, dusabwa no kugabanya akaga. Kwirinda bidufasha kugabanya akaga kabirimo. Ikindi kiri mu ijambo kwirinda ni moderation.
moderation nuvuga ngo ni ugukoresha ibintu mu rugero, ntukabye. Nuvuga ngo niba hari ibintu runaka, hari ibintu utahita ureka burundu, ariko ugasabwa kubigabanya, ugasabwa kugabanya, ukabikoresha mu rugero. Rero dusabwa muri minsi iheruka ibi bintu kubyitaho. Kwirinda ni ikintu gikomeye, kandi nimunasoma neza muzasanga birivuga ni rimwe mu itafari riranga urwego rw'ubukristo. Mu ngeso za gikristo kwirinda ni ihame ry'ingenzi cyane. Ababyeyi bafite uruhare runini ku bihumbi n'ibihumbi by'abavuka, ari ibipfamatwi, impumyi, abarwayi cyangwa ari ibigoryi. Ndasubiramo aya magambo. Ababyeyi bafite uruhare runini ku bihumbi n'ibihumbi by'abavuka, ari ibipfamatwi, impumyi, abarwayi cyangwa ibigoryi. Uzasanga kwa muganga ahantu ababyeyi babyarira hari abana batandukanye bavuka bafite ibintu bitandukanye. Bamwe ari impumyi, abandi bafite ubumuga bwo kutareba, ubumuga bwo kutumva, bafite uburwayi budasanzwe, bafite ubugoryi budasanzwe. Ibyo baratubwiye ngo ababyeyi benshi babifitemo uruhare. Kubera iki? Hari imyitwarire bagize mbere yo gusama no mu gihe bari batwite. Niyo mpamvu iyi ngingo ababyeyi bakwiye kuyitaho. Hakabaho ubufatanye, cooperation, hakabaho ubufatanye hagati y'umugabo n'umugore. Nyabona mugabo, menya ko igihe umugore wawe atwite nicyo gihe akeneye keya cyane, akeneye kwitabwaho. Wimutura umujinya, wimushiha, wimubwira nabi, nicyo gihe cyiza. Kandi nawe mubyeyi, icyo nicyo gihe ukeneye kumenya ko ukwiye kurya neza, ukirinda ibiryo byose bishobora kwangiza umubiri. Kuko igihe uri kurya ibyo kurya byangiza umubiri, uri kwica itegeko rivuga ngo ntukice, uri kwica wowe ubwawe, wica n'umwana utwite. Rero iyi ngingo abantu bakwiye kuyicarira. Ntabwo ari icyigisho nateguye uyu munsi, ahubwo meze nk'ugiserura ngo nkumvise ko ukeneye kucyitaho no kukiga cyane kugira ngo umenye uruhare rwawe muri iyi ngingo. Zirikana iki? Abantu benshi ntibita ku buryo ababyeyi batwite bashobora kwanduza abana babo bakiri mu nda. Ariko amabwiriza ababyeyi b'Abaheburayo bahawe aturutse mu ijuru yerekana uko Umuremyi wacu abyitaho. Umurage mwiza ukwiye gukurikirwa n'uburere bwiza n'ingeso nziza. Uwiteka yatanze amabwiriza avuga yuko uza umucamanza n'umukiza w'Abisirayeli akwiye guhora abuzwa kunywa inzoga cyangwa ibindi byo kunywa bikaze. Ibyigisho byo kwirinda kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, kwifata no kwitegeka bikwiriye kwigishwa ndetse guhera mu buto. Tuzabibona nitujya imbere. Impamvu y'itandukano ry'ibyo kurya bitunganye n'ibidatunganye, ivangura hagati y'inyandiko zivuga ibyerekeye ibyo kurya bitunganye n'ibidatunganye ryibanze ku byerekeye isuku. Bivugwa yuko imbaraga zidasanzwe zaranze ubwoko bw'Abisirayeli kumara imyaka ibihumbi n'ibihumbi ahanini zakomotse ku kubahiriza iryo vangura. Kurya ibyo kurya bituma umubiri ukoresha imbaraga z'ikirenga n'iby'ingufu kidatunganya mu buryo bworoshye byica ubuzima, kandi abantu benshi bibamo imbuto z'ubusinzi. Kurinda ubuzima nyakuri bitwigisha kureka rwose ikintu cyose cyangiza, maze tugakoresha ibitagira ubuzima, ibitanga ubuzima bwiza mu buryo dutekereje neza. Abantu bake nibo bamenya isano iri hagati y'ibyo bakunda kurya n'ubuzima bwiza bafite, imico yabo, akamaro bafite muri iyi si n'ibizababaho mu mibereho y'iteka ryose. Umubiri ukwiye gutegekwa n'umutimanama. Umutimanama si ukwiye gukoreshwa n'umubiri. Aya magambo ndasubiramo. Umubiri ukwiye gutegekwa n'umutimanama. Umutimanama si ukwiye gukoreshwa n'umubiri. Rero ihame twize rya kabiri ritubwiye ko kwita ku mwana bitangira utaramusama. Ni ingenzi rero kubyitaho. Iki ni ikintu cya kabiri twigira kuri Samusoni. Ubutwari bwa Samusoni ntabwo bwaje ari impanuka. Ababyeyi babigizemo uruhare, bakurikiza amabwiriza bahawe. Reka turebe icya gatatu twigira kuri Samusoni. Burya umuntu wese uvutse aba afite mission, aba afite inshingano runaka. Iki kintu ndagira ngo cyite, umuntu wese uvukiye mu isi aba afite inshingano runaka agomba gusohoza kuva kivuka kugeza ahenutse. Iyo uba ufite inshingano ikomeye, ishobora kuba ari inshingano ya Satani cyangwa iy'Imana. Buri wese abwirwa ngo nawe jya mu ruzabibu rwanjye. Iyo rusomye muri Matayo 20:7, Yesu yabwiye abantu ngo namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Rero ndagira ngo nkubwire,
umuntu wese wavutse afite inshingano ikomeye agomba gukora. Birashoboka ko uzayikorera Satani cyangwa Imana, ariko Imana yaguteguriye inshingano ugomba gukora mu ruzabibu rwayo. Niyo mpamvu ikubwira ngo nawe jya mu ruzabibu rwanjye. None muvandi, imyaka umaze ubona umaze gukora ibingana iki mu ruzabibu rw'Uwiteka? Mbese uri umukozi wo mu ruzabibu rw'Uwiteka cyangwa ahubwo uri umurimbuzi w'uruzabibu rw'Uwiteka? Nagira ngo dutekereze, intonganya ziboneka mu ruzabibu ntabwo zishobora kuboneka zitazanywe n'abantu bakorera Satani. Hari igihe umuntu ashobora kwisanga mu ruzabibu rw'Uwiteka ariko ari umucengezi. Biradukwiye ko tumenya niba tutari abacengezi mu ruzabibu rw'Uwiteka, ariko byamera kose umuntu wese uvutse aba afite misiyo, afite inshingano ikomeye. Hari abantu bavutse Satani ahita abaha inshingano yo kongerera isi agahinda n'imivumo, ariko hari abandi bavutse bamenya ko Imana ibahamagarira kuzanira isi imigisha no kukorohereza isi agahinda. Ntabwo nzi umugabane wawe, ariko Samusoni Imana yari yaramuzigamye avukira korohereza isi agahinda, avukira kuzanira isi umugisha, avukira gucungura ubwoko bw'Imana. Icyo ni ikintu cya gatatu twakwigira kuri Samusoni. Ikintu cya kane twigira kuri Samusoni turagisanga mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 14. Kumanuka kw'amahara kubiri kuri Samusoni, physically and spiritually. Nagira ngo turebe uko kumanuka k'uburyo bubiri kuri Samusoni. 14 Abacamanza umurongo wa mbere haranditswe ngo kugeza 3. Nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa i Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mumunsabire. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Turi kureba icyigisho cya kane twigira kuri Samusoni kivuga ngo kumanuka kw'amahara kubiri kuri Samusoni. Iki kintu nagira ngo mukiteho. Dusoma impamvu iyi ngingo tuyibona ko ari ukumanuka. Buriya kumanuka ndi kuvuga yaramanutse mu buryo bugaragara, ariko amanuka no mu buryo bw'umwuka. Hari amahame abana b'Imana bagenderagaho nk'Abisirayeli, ariko yayamanutseho yarayoroheje. N'uyu munsi tubona umugabane munini w'abantu bamanuka. Hari iby'Imana isaba, abantu barabyoroheje baramanuka. Abantu barifuza kubyoroshya ku buryo bashaka kugendera ku myumvire yabo, ku irari ryabo, ku byo bifuza aho kugendera ku by'Imana ishaka. Bavandimwe, nta cyiza nko kumvira iby'Imana isaba, ariko nanone nta kibi nko kutumvira iby'Imana isaba. Reka twumve icyo abakurambere n'abahanuzi paje 287 igika cya 3 hatubwira. Haravuga ngo, iyo Samusoni yumvira amategeko y'Imana yari kugira imibereho itagira ukwisa, ariko gushyikirana n'abasenga ibigirwamana byaramwanduje. Samusoni yaramanutse, aragenda akora urugendo rwo kumanuka ava. Ndagira ngo nivuga ikintu cyo kumanuka mumenye ko ari ikintu cyatangiriye muri Edeni. Umugambi Imana yari ifite kuri Adamu na Eva, ku nyoko muntu yose, kwari uko abantu bahora bazamuka. Ndakwibutsa yuko Bibiliya irambwira ngo urugendo bundi urugendo rujya mu ijuru rurazamuka, urugendo rujya ku Mana rurazamuka, ntabwo umuntu amanuka. Rero umugambi Imana yari ifite kwari uko abantu bahera ko bazamuka bagenda bakuza amajyambere yo mu by'Imana, bazamuka bajya ku by'Imana ishaka. Ariko Adamu ikintu yakorewe na Satani nuko igihe amara gucumura yaramanutse ava ku mabwiriza y'Imana, ava ku rwego Imana yifuza ko ajyaho, aramanuka ajya ku rwego rwa Satani. Rero bavandimwe, biradukwiye ko tubaha imibereho izamuka. Kuzamuka rero ntabwo ari ibintu byoroha. Kuzamuka bisaba imbaraga, bisaba gushimikira, bisaba kubira icyuya, bisaba kwiyemeza. Adamu kugira ngo yumvire amabwiriza y'Imana byamusabaga kugira ibyo yigomwa, byamusabaga kugira ibyifuzo by'umubiri atesha agaciro. Niyo mpamvu dusomye ngo umubiri ukwiye gutegekwa n'umutimanama, umutimanama si ukwiye gukoreshwa n'umubiri. Rero Samusoni nawe kuri iriya saha yari akeneye kumvira umutimanama aho kugira ngo umutimanama wumvire umubiri. Iriya saha irari rikuze aramanuka. Adamu nawe yaramanutse ava mu Mana, avuye mu Mana agwa muri Satani. Icyo cyari ikintu kibabaje, cyari ikintu gikomeye bavandimwe. Yari ari mu Mana, hari hejuru, ariko Satani aramumanura ava kuri standard, ava ku rugero, ava ku by'Imana yamusabaga.
aramanuka ajya ku byo satani amusaba, ajya ku by'umubiri umusaba, neza neza aguye agwa muri satani. nituvuga ngo satani, ngo Adamu yaraguye, yaguye ava hese, yaguye ava mu Mana agwa muri satani. Nicyo cyakoze Samusoni nawe yatangiye urugendo rumanuka. Ntabwo yatangiye urugendo rumanuka physically gusa, mu bigaragara gusa, yatangiye n'urugendo rumanuka mu buryo bw'umwuka. Atangira yoroshya amabwiriza y'ijuru, hari iby'Imana yasabaga, atangira byoroshya, aramanuka, umubiri utangira kuyobora umutimanama. Reka twumve abakurambere n'abahanuzi paje 287 igika cya 5, haranditswe ngo Samusoni ubwo yari amaze kuba umugabo, ari cyo gihe gikomeye yari akwiye kubera Imana indahemuka, yishyize hamwe n'abanzi b'Abisirayeli. Ntiyabajije yuko yashoboraga gusingiza Imana bisumbyeho aramutse ashyingiwe uwo yihitiyemo. Nuvuga ngo mu gushaka Samusoni igihe yari abaye umugabo, nicyo gihe Imana yari imukeneye. Hari abantu benshi satani yagiye yiba igihe Imana yari ibakeneye. Muvandimwe, uracunge neza satani atazakwiba igihe Imana yari igukeneye. Samusoni igihe yari akeneye kuba maso, nicyo gihe yiyanduje, yihuza n'abanzi b'Imana. Nahoze nsoma amagambo akomeye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, amagambo yambabaje cyane, ngo iyo satani ashoboye gutuma abantu b'Imana ngo bahuzwa n'abadasenga, bahuzwa n'abanzi b'Imana, ngo burya biramworohera kubashuka. Ayo magambo yarambabaje cyane. Satani ngo nakubura, hari ikintu azakora, azatuma ugirana ubumwe n'abanzi b'Imana. Iki kintu cyarambabaje. Reka nyabasomera ayo magambo, ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 231, haranditswe ngo iyo satani atumye abakristo bifatanya n'abatazi Imana kandi bagafatanya nabo mu bibanezeza, bimushobokera neza cyane kubashuka bakagwa mu cyaha. Imana ishaka yuko ubu habaho itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bayo n'ab'isi, mu migenzo, mu ngeso no mu matwara, nk'uko yabyifurizaga Abisirayeli ba kera. Imiburo Abaheburayo bahawe babuzwa kwivanga n'abapagani ntiyari isobanutse kurusha iyo ngiyo ibuza abakristo kwemera umwuka n'imigenzo by'abatazi Imana. Ntidushobora kurenza urugero mu kwirinda. Wenda reka ngarukiriza aha ngaha mwumve. Iyo satani atumye abakristo bifatanya n'abatazi Imana kandi bagafatanya nabo mu bibanezeza, bimushobokera neza cyane kubashuka bakagwa mu cyaha. Rero Imana ishaka yuko ubu habaho itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bayo n'ab'isi, mu migenzo, mu ngeso, mu matwara, nk'uko yabyifurizaga Abisirayeli ba kera. Iki kintu ndagira ngo mucyumve. Imana yifuza ko habaho umurongo utandukanya abana bayo n'ab'ingoma y'umubi. Ntabwo bishoboka yuko wahuza satani yahuza na Yesu, ya ntibishoboka. Biradukwiye yuko haboneka itandukaniro mu myambarire, ku buryo abasatani baba bazwi uko bambara n'ab'Imana bizwi uko bambara. Ariko muri iyi minsi ibimenyetso biranga abana b'Imana byagiye bisibangana gahoro gahoro. Ku mpamvu y'Yesu habayeho kumanuka, habayeho compromise. Abantu bashyize hasi ibyo bumviraga, barahuza kugira ngo babashe kumvikana. Nta myumvikanire hagati y'abasenga Imana n'abadasenga ku bigendanye n'amahame y'Imana. Ntabwo bidukwiye ko tumanura iby'Imana isaba kugira ngo dukunde twumvikane n'abadakunda Imana. Samusoni iki yaragikoze, aramanuka. Birababaje cyane ko muri iyi minsi kugira ngo dukunde kubana n'ab'isi, dukunde kubana kugira ngo tugirane amahoro n'abandi, byadusabye ko tumanuka tuva ku mahame agenga abana b'Imana ku mirire. Dusigaye turya nk'uko abandi barya, umuntu aririra, ntacyo bitwaye ngo byezwa no gusenga. Oya, abantu bariyambarira uko babonye. Ariko ndagira ngo mbabwire, iyo satani ashoboye gutuma abantu bagirana isano n'abadasenga Imana, ndagira ngo nkubwire, biramushobokera kubashuka. Niyo mpamvu Imana yifuza yuko haboneka umurongo batandukanya rwose. Samusoni rero yaramanutse, amanuka mu buryo bubiri. Icyo nicyo Adamu yakoze muri Edeni, aramanuka ava kuri standard, ava ku murongo ngenderwaho w'Imana, ava ku mabwiriza y'ijuru, ava ku mahame y'ijuru, aramanuka ajya ku mahame y'umubiri. Kandi ayumviye byatugizeho ingaruka. Na n'uyu munsi we are still suffering, turacyari guhangana nazo, turacyafite izo ngaruka. Ku mpamvu ziye habayeho koroshya. Abavandimwe, nta mpamvu zo koroshya amahame y'ijuru. Niba Imana hari ikidusaba, ntabwo dukwiye kucyita gito ngo tucyoroshye dukunde tugire ubwumvikane n'abasenga satani n'abadasenga Imana. Oya,
ntukagire ikintu wita gitoya niba cyakubera intaza kigatuma utazabona ubugingo buhoraho, kandi ntukagire ikintu wita gito niba icyo kintu ushobora kucyitaho kigatuma ubona ubugingo. Rero iki kintu kirakomeye kuri Samusoni. Yaramanutse, dusoma abakurambere n'abahanuzi paje 288 igika cya 3 haranditswe ngo Samusoni mu birori by'ubukwe bwe yashyikiranye n'abangaga Imana y'Abisirayeli. Uwo mugore agambanira umugabo we ibirori by'ubukwe bitararangira, ubwo yihoreraga byatumye bica uwo mugore. Samusoni abandi mwe ndagira ngo mbabwire, nyine yari yamanutse, amanuka mu by'umubiri, amanuka no mu by'umwuka. Aramanuka, iby'umwuka bye bigenda bimanuka hasi, kuko uyu witwa papa we yamubajije ati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Yego, yari yamaze kugera ku rwego rwo kuba umubiri uyobora umutimanama, maze umutimanama ntuyobora umubiri. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, umutimanama burya umwuka w'Imana arawukoresha. Iyo umuntu yemereye Imana, umwuka w'Imana akoresha umutimanama ku buryo umutimanama uyobora umuntu ku rwose. Bavandimwe, hari igihe kenshi umuntu asanga ananirwa kumvira umutimanama, ariko ni akaga kubaho imibereho inyuranya n'umutimanama, ni agahinda gakomeye. Samusoni ajya mu birori, arashaka uwo yihitiyemo, aragenda binyuranye n'umushake bw'Imana, nuko kandi ntibyabuze kumugiraho ingaruka. Uwo yashatse yari umugambanyi. Nimukurikirana intwari twagiye twiga, turebe Isaka. Kugira ngo ubutwari bwa Isaka bushoboke, byari ngombwa ko Isaka yitondera ibyo gushaka n'abandi batandukanye. Buriya umuntu uzashaka, umuntu uzaba umugore wawe, hari pourcentage nyinshi azagira mu gushayipinga cyangwa se mu kurema cyangwa mu guha isura, mu guha ishusho ahazaza hawe. Nushaka nabi, bivuze ko umuntu ushatse hari igihe azatuma umugambi w'Imana ku bugingo bwawe uburizwamo, cyangwa se umuntu ushatse ashobora kuzihutisha tike yawe ijya Gehinomu, cyangwa se akazihutisha itike yawe ijya mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu bigendanye no gushaka ntabwo ari si nk'ibindi byose dukora uko twiboneye. Twabivuzeho kuri Isaka. Icyo rero cyari icya kane. Tubona Samusoni amanuka mu buryo bw'amahara kubiri. Yaramanutse ngo nuko Samusoni, twasomye ngo nuko Samusoni aramanuka agitimuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa. Nyine yaramanutse, hageze agira icyo abona, umubiri uramureshya, maze umureheje. Bavandimwe, ntabwo nzi urugendo urimo uko rumeze muri iyi minsi, ntabwo nzi aho uri kumanuka ujya. Sinzi, birashoboka ko waba uri kumanuka ujya mu busambanyi, birashoboka ko uri kumanuka ujya kwibura, birashoboka ko ujya kumanuka ujya mu bibi. Ariko ndagira ngo muri kano kanya wumve ijwi ry'Imana muri iki cyigisho ari gutangira, ari kugira ngo nyamuna sigaho nzanywe no gutangira, kuko uri kumanuka ujya mu nzira ijya kurimbuka. Sigaho, garukiraho. Ndashimira Imana ko hari igihe ibikora. Naganiraga n'umuhungu w'inshuti yanjye, arambwira umunsi umwe yigeze atereta umukobwa, ni mu gihe muri ya myaka y'imfabusa yigeze agira mu buzima bwe. Nuko igihe baganiraga aza gutereta umukobwa, bemera ko basambana. Nuko umunsi bahanye gahunda yo kuryamana, aragenda rwose atarwiyambitse, yihuta cyane. Nuko igihe yendaga kugerayo, yumva ijwi mu mutima we nimubaza riti, urajya he? Ati, ngiye kwanaka. Gukora iki? Ngiye, dufitanye gahunda yo kuryamana nawe. Ijwi riramubwira ati, nonaha hituka usubira inyuma, usubira iyo uvuye. Ngo ako kanya ntiyamenye uko byagenze, aba arahindukiye asubira iyo avuye. Ndagira ngo wumve nawe marayika w'Imana gutangira kubwira ati, nyamuna hindukira, urajya he? Uri gukatisha ati kijya kurimbuka, sigaho. Wumva ijwi ry'Imana ari kurarika, nyamuneka hindukira ukize ubugingo bwawe. Samusoni yaramanutse, akajya anyuza amazamukana inkuru mbi, yongera amanuka, ariko ntabwo byamuguye neza. Uwo yarashatse ahise amugambanira, byaje kurangira nabi, byatumye umugore baza kumwica, arapfa. Rero icya gatanu tugomba kwigira kuri Samusoni nicyo dusanga Abacamanza 14 umurongo wa 5 kugeza kwa 9. Samusoni igihe yicaga intare, mu Mana harimo imbaraga. Haleluya. Kuyumvira kwa Samusoni byatumye imukoresha. Burya mu Mana harimo imbaraga. Njya nkunda kubivuga, nta cyiza nko kumvira Imana, kandi nta kibi nko kutumvira Imana.
tubona Samusoni gatanu, Samusoni atanyaguza intare. Hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bagitemuna. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Buriya abavandimwe, mu Mana harimo imbaraga. Hari igihe duhangana n'intare zo mu buzima, ariko sometimes rimwe na rimwe ugasanga izo ntare ziranaziritse kuko dufite Imana. Ndanezezwa no kuba dufite intare yo mu muryango wa Yuda. Ubundi mu bigendanye n'inyamaswa, intare niyo nyamaswa y'inkazi kandi ifite imbaraga, yitwa n'umwami w'ishyamba. Rero dufite Yesu ugereranywa n'intare yo mu muryango wa Yuda. Iyo wumvira uwo Yesu, intare yo mu muryango wa Yuda, nta kibazo cyamuhagarara imbere. Haleluya! Nta kibazo gishobora kumuhagarara imbere. Yesu ni igisubizo ku ntare yose yabihari, kuko Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda, arazihangura. Ntabwo nzi intare yo mu buzima uhanganye nawe uyu munsi, ariko ndagira ngo nkubwire, nta kiza nko kumvira Imana. Niwumvira Imana, igihe cyose uzaba wumvira Imana, imbaraga Imana yakoresheje muri Samusoni itanyaguza intare, Samusoni akica intare adakoresheje intwaro. Izo mbaraga Imana irazifite kugira ngo itanyaguze intare yo mu buzima bwawe, ahari n'ubukene, ahari n'uburwayi, ahari n'icyaha cyo mu bugingo bwawe. Ndagira ngo aka kanya wibuke ko Imana ishobora byose ku bugingo bwawe. Imana ishobora kunesha Satani, Imana ishobora guhindura Satani igicibwa mu bugingo bwawe. Ndagira ngo nkubwire, ikintu usabwa ni kimwe, ni ukwemerera Imana ukabaho imibereho yumvira. Niba mu bushake bwayo, intare izapfa kandi abantu bazumirwa. Ni kenshi twagiye tubona intare zo mu buzima bwacu Imana igenda izikubita hasi zigapfa, abantu bakibaza bati byagenze bite? Hari imisozi mu buzima bwacu Imana yagiye ikuraho, hari ibibazo bitandukanye, byaba iby'ubuzima busanzwe, byaba iby'umwuka, Imana yagiye ibikora. Igihe byabaga bihuje n'ubushake bwayo, yemeye ko bivaho, kandi ibyo yemeye ko bisa n'ibigumaho. Hari amasomo twabyigiyeho. Bavandimwe, ndagira ngo tugirire icyizere iyo Mana, ariko icyo dusabwa ni kimwe, ni ukuyumvira. Nta kiza nko kumvira Imana. Iyo tuyumviye, reka nkubwire, Imana yacu ikora ibikomeye mu mibereho yacu. Igihe Samusoni yari acyumvira Imana, yabonye ibitangaza by'Imana mu buzima bwe bikomeye. N'uyu munsi, igihe uzaba wumvira Imana mu buzima bwawe, uzagenda ubona ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe. Muvandimwe, ndagira ngo ngusabe, gerageza Imana, ubeho imibereho uyumvira, utangire ubone ibitangaza mu buzima bwawe. Nushaka uzagure agenda maze ujye wandika. Nutangira imibereho yo kumvira Imana, uzagure agenda maze ujye wandikamo ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe. Iyo agenda ndayigira iwanjye, ndayigiraho njya nandika ibitangaza by'Imana mu buzima bwanjye, kuko njya mbona imibereho yo kumvira Imana irangwa n'ibitangaza. Nimvuga ibitangaza nyamuntu utandukanye, ibitangaza ndi kuvuga n'ibitangaza biri hano hanze. Nagira ngo nkubwire, haba ubwo wahura n'ibibazo byo muri ubu buzima ariko bikagumaho, ugahura n'ubuzima busharira, Imana ikemera kuhura nabyo, ariko Imana igakora ibitangaza muri byo atari uko byavuyeho, kuko ntabwo Imana yadusezeraniye kubaho imibereho itagira ibibazo, ahubwo yadusezeraniye imbaraga mu bibazo, ukabonera kunesha muri byo, ukabyandika ko ari igitangaza. Imana ikaguha kunesha muri byo. Rero ukeneye kugira agenda, ukagera aho wandika ibitangaza mu buzima bwawe, kuko Imana irabikora. Yarabinkoreye, yabikoreye benshi, n'uyu munsi irakora. Haleluya! Ndagira ngo ugire agenda y'ibitangaza mu buzima bwawe, aho ujya wandika imirimo y'Imana. Umuririmbyi araririmba ngo count your blessings, bari imigisha yawe, name them one by one. Yandike mu mazina, ariko one by one, umwe. Njya ngiraho njya nyandika, kandi njya nezezwa no kubona ikomeza kuba myinshi. Nta kiza nko kumvira Imana. Samusoni yari afite agenda mu buzima bwe y'ibitangaza by'Imana mu buzima bwe. Igihe cyose yari acyumvira Imana, umwuka w'Imana yazaga kuri ibitangaza bikaba. Samusoni ni ikigisho gikomeye kinyemeza ko nkwiye kugira agenda mu buzima bwanjye, ivuga ibitangaza by'Imana mu buzima bwanjye. Imana irakora, nawe irakora kuri wowe. Nuko hari igihe utabibona, ariko ukeneye kugira amaso abona imigisha y'Imana mu buzima bwawe. Nukomeza kugira amaso abona ibibazo mu buzima bwawe, uzakomeza kugira agenda y'ibibazo mu buzima bwawe. Ariko nubona amaso abona imigisha y'Imana mu buzima bwawe, uzagira amaso abona imigisha y'Imana mu buzima bwawe. Ibisa n'intare, Imana izabikugaragariza yuko ari intare zapfuye cyangwa ari intare ziziritse. Haleluya! Icya gatandatu twigira ku muntu witwa Samusoni, turasoma Abacamanza igice cya 15, turasoma umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 15.
tugiye kwigira ikintu cya gatandatu ku Bisirayeli na Samusoni, turareba na kisengo uburangare bw'Abisirayeli. Turasoma umurongo igice cya 15 Abacamanza umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 15. Hanyuma Abafilisitiya barazamuka bagandika Ibuyuda badendeza Irehi yose. Abayuda baravuga bati niki kibazanye kudutera? Barabasubiza bati twazanywe no kuboha Samusoni ngo tumugire nk'uko yatugize. Nuko Abayuda 3,000 bahera ko baramanuka basanga Samusoni muri yasenga y'igitare cya Etamu. Baramubaza bati mbese ntuzi ko Abafilisitiya badutwara? Ibyo wadukoreye ni biki? Arabasubiza ati nk'uko bankoreye niko nanjye nabakoreye. Baramubwira bati tumanuwe no kukuboha ngo tugutange mu maboko y'Abafilisitiya. Samusoni arababwira ati nimundahire yuko ubwanyu mutari bunsumire. Baramusubiza bati oya, ahubwo turakuboha tukudadire tubagushyire, ariko nukuri ntituri bukwice. Bamubohesha imigozi mishya 2, baramuzamukana bamukuye muri icyo gitare. Ageze Irehi Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadi amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biraduhuka bimuva ku maboko. Nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe ararisingira aryicisha abantu 1,000. Ndi kubabwira uburangare bw'Abisirayeli. Turasoma mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi page 288 igika cya 4 n'icya 5. Hari amagambo ateye agahinda. Haranditswe ngo Samusoni yari yaramaze kwerekana ibimenyetso by'imbaraga ze zitangaje ubwo yicishaga umugunzu w'intare amaboko ye gusa. Nubwo yicaga abagabo 30 Ashekironi, nuko arakajwe nuko bishe umugore we urupfu rw'agashinyaguro, atera Abafilisitiya arabica, arabatikiza cyane, yica benshi. Yifuza kwiruhukira mu mahoro, ajya mu isenga y'igitare cy'Etamu i Buyuda. Aho baramukurikirana, maze abantu b'i Buyuda bakutse umutima ntibagira isoni zo kwemeranya kumutanga amaboko y'abanzi babo. Bivugwa yuko abagabo 3,000 b'i Buyuda bamuteye. Samusoni abemerera kumubohesha imigozi 2 mishya, maze bamujyana aho abanzi be bari baganditse. Bari mu byishimo byinshi, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, acagagura ya migozi mishya ikomeye cyane nk'iyashiririjwe n'umuriro. Maze afata intwaro ya mbere yari hafi, igufwa ry'umusaya w'indogobe, yica Abafilisitiya 1,000, abasigaho arigendera. Mwumva amagambo rero nashakaga. Iyo Abisirayeli bafatanye na Samusoni bagakurikirana Abafilisitiya, ubwo yari amaze kubacamo igikuba, bajyaga kwibohora ingoyi y'uburetwa bari barabashyizeho. Ariko umwuka yari yarabavuyeho, maze basuzugura umurimo Imana yabategetse gukora we kwirukana abapagani. Bari barafatanyije nabo mu mico yabo iteye isoni, bemeye guteshwa agaciro nk'amatungo. Bajyaga kuba barahonotse iyo bumvira Imana gusa. Ndetse nubwo Uwiteka yabazaniye umucunguzi, ibihe byinshi baramwanze bifatanya n'abanzi babo. Rero ubu ni uburangare bw'Abisirayeli. Abisirayeli iyo baza gufatanya na Samusoni bagakurikirana Abafilisitiya iri asaha, baba baribohoye, ariko umwuka w'Imana yari yarabavuyeho. Babandimwe, buriya hari igihe umuntu yitinza mu cyaha. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye: uko witinza mu cyaha ukanga kwegura Yesu ubugingo bwawe, uri kongerera ibibazo dosiye yawe, uri kongera dosiye, uri kongerera ibibazo imibereho yawe. Gukizwa kwawe birashoboka yuko uzakizwa mu myaka 5 iri imbere, cyangwa se 2, cyangwa se 1, cyangwa ejo. Ariko ndagira ngo nkubwire, iyo birivuze ngo uyu munsi ni wumvirwa ryawe ntiwinangira umutima, bivuze uyu munsi nyine, uyu munsi niwe wawe wo kwiha Imana. Nutinda uri kwiyongerera ibibazo. Birashoboka yuko uziyegurira Imana ejo, ariko birashoboka yuko uzajya utanga ubuhamya ukavuga uti ndi umukristo, Imana yangiriye neza, ariko muri iyo saha uri gutangamo ubuhamya ku mpamvu z'uko watinze kwakira Yesu. Birashoboka ko uzaba warakutse amenyo ku mpamvu z'uko watinze mu byaha. Byashoboka yuko uzaba wararwaye sida cyangwa se izindi ndwara ku mpamvu z'uko watinze kwa Satani, cyangwa se ukaba waracitse ukuguru cyangwa amaboko. Dufite ingero nyinshi z'abatinze mu byaha bikabagiraho ingaruka ku mpamvu z'uko batinze mu bubata.
byabagizeho ingaruka yo kugira ibimenyetso byo kwa Satani byinshi, bona nubwo bakuye mu bubata. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu bagize amateka meza nyuma, ariko barabanje kugira amateka mabi. Umuntu witwa Pawulo yari Sawuli, iyo myaka yagize ari imyaka yagize. Umuntu witwa Dawidi twabonye yaje kwiyegurira Imana, nibyo yegura Imana, ariko hari icyasha yashyize ku bugingo bwe. Vandimwe y'Abisirayeli baza gufatanya na Samusoni bagakurikirana Abafilisitiya, baba barakuwe mu maboko y'Abafilisitiya hakiri kare, ariko kuko bagize uburangare byatumye batinda kubona umudendezo. Uko niko natwe dushobora kugira uburangare tukanga kwiyegurira Imana uyu munsi, tukaziyegurira Imana ejo, uretse ko nta n'uwamenya ko tuzagera mu mahirwe. Hari igihe watinda, mu gutinda kwawe hakabamo kuzimira. Dufite ingero z'aho byabayeho benshi. Yuda yagiye abikinisha gahoro gahoro, biza kurangira azimije ubugingo bwe, n'abandi benshi. Reka rero nyamuna twirinde uburangare mu gakiza kacu. Niba hari ikintu gikwiye gutuma duhuguka, ni ibigendanye no kubonera ubudendezo ubugingo bwacu. Umudendezo w'umutima ukwiye kuboneka mu maguru mashya. Ntabwo ukwiye gukomeza gutinda mu gihome cya Satani agukoresha ubusambanyi, ubusambo, ubugome n'ibindi byinshi. Uyu munsi birambwira ngo niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Kandi inkuru nziza ngo ufite uyu munsi ni nuramuka wakiriye Yesu uyu munsi, birashoboka yuko wakoze uburayi igihe kirekire, imyaka 10, 20 n'indi isaga, ariko ndagira nkubwire, ndi wakira Yesu mu bugingo bwawe. Twiganye intwari yitwa Rahabu, twarayize kandi abantu barayikunze. Nagiye mbona feedback, abantu barayikunze benshi bakunze intwari yitwa Rahabu. Aho nagira nkubwire, Rahabu twabonye ko yari indaya. Nubwo yari indaya, igihe yemeraga Imana ya Isirayeli mu ijuru, muri record, mu nyandiko zo mu ijuru, mu kwandika Rahabu mu bitabo byo mu ijuru, ntabwo uburaya bwigeze buba recorded, nibwigeze bwandikwa. No, banditse Rahabu. Imana yarebaga Rahabu ikamurebera muri Yesu, ikabona Rahabu nubwo yigeze kuba indaya, ariko yareba muri Yesu ikabona Rahabu ni isugi. Haleluya! Iyo wakiriye Yesu, nubwo warakoze ibyaha byinshi, warishe, ntabwo Imana ikubona nk'uwishe. Ntabwo Imana ikurebera mu mateka, ikurebera muri Yesu. Haleluya! Ndagira ngo amateka yacu tuyahishe muri Yesu, tugira amateka mashya muri Kristo. Haleluya! Icya karindwi twigira kuri Samusoni, iyo ubuze ukugira burya Imana ntibura ukwigira. Haleluya! Amagambo meza, iyo ubuze ukugira Imana ntibura ukwigira. Turasoma Abacamanza 15 umurongo wa 16 kugeza 20. Turasoma ngo, nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoke ze, kandi aho hantu hitwa Iramatirehi agwa umwuma cyane, atakambira Uwiteka aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'Abafilisitiya y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba Irehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Enihakole. Nicyo cyatumye hahimbwa Enihakole, Halehi na bugingo n'ubu. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, uburyo iyo wabuze ukugira Imana ntibura ukwigira. Haleluya! Samusoni yageze ubwo abona ibitangaza by'Imana, yishe intare, yica benshi, akora ibitangaza byinshi, ariko yageze ubwo abura uko agira. Atakira Imana, arayibwira ati, Imana wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, ariko ngiye kugwa mu maboko y'abatakebwe koko. Mana, inyota iranyishe ngiye gupfa. Yari yabuze uko agira, ariko Imana ntibura uko igira. Nta riba ryari rihari, maze Imana itifukura iriba. God can make Imana ishobora guca inzira hahandi hatari inzira. Haleluya! Kuri Samusoni nta mazi yarahari, ariko ku Mana hari amazi. Muvandimwe, mbese wabuhanganiye n'ibibazo mu buzima bwawe wabuze ukugira? Nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo igihe wabuze ukugira ujye umenya ko Imana itabura ukwigira. Haleluya! Imana ntibura ukwigira. Nahoze niga mu cyigisho cya mbere mu bahanuzi n'abami kivuga ibya Salomo. Baravuze ngo muri buri ngorane yose uhura nayo mu buzima bwawe, ujye ubona a call to prayer. Nujye uhura n'ingorane mu buzima bwawe, wahuye n'ibibazo mu buzima bwawe,
bwawe ujye wumvamo umuhamagaro Imana iguhamagara ngo senga. Mbega hari igihe umuntu aba yituje akajya kumva telefone irasonnye akabona umuntu aramuhamagaye. Igihe uzajya uba uhuye n'ingorane ujye wumva ko ari Imana iguhamagaye nk'uko baguhamagara kuri telefone, ujye wumva ko ari telefone y'Imana iguhamagaye ikubwira ngo senga. Samusoni yahuye n'ingorane abura amazi. Igihe yaburaga amazi, ikintu gikomeye nkubwira, yumvise ari apere y'Imana. It was God's call. Yari apere y'Imana yari imuhamagaye ngo senga. Samusoni atakira Imana ntiyingingiye ubusa. Haleluya. Ndagira nkubwire kano kanya, igihe uzahura n'ingorane mu buzima bwawe wabuze kugira, uzamenye ko Imana itagira uko igenza, ntibura uko igira. Hari igihe ubura icyo kurya, Imana ntibura uko igira. Imana ica inzira. Hari kenshi nahoze nsoma mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose paje 222 ngo Imana ifite inzira igihumbi zo kudukirizamo ngo kandi nta na kimwe tuzizi. Haleluya. Imana idufitiye inzira zirenga imyenge ya supanet. Haleluya. Imyenge ya supanete njya ndeba nkabona ni myinshi. Tekereza ko inzira z'Imana ku bugingo bwawe, inzira z'Imana ku bibazo byawe ziruta imyenge ya supanete. Trust and obey. Yumvire kandi uyizere. Girira Imana icyizere. Ya yindi yakoze bya bindi, he's still able. Iracyashoboye n'uyu munsi iracyabishoboye. Ni ukubera iki wacika intege? Ellen G. White yanditse mu gitabo cyitwa Life Sketches, yaranditse aravuga ngo iyo twibutse uburyo Imana yabanye natwe mu bihe byashize turavuga tuti Imana ihimbazwe. Nta cyazaza twatinya keretse nitwibagirwa uburyo Imana yabanye natwe mu gihe cyashize. Muvandimwe, iyo ugeze mu buzima bukugoye uyu munsi, ujye wibuka ya Mana yakoze bya bindi. Wibuke ko ya Mana yari ku ngoma cyagiye n'uyu munsi is still almighty, is still the king. Iracyari ishobora byose kandi iracyari ku ngoma. Haleluya. Samusoni yabuze uko agira atakambira Imana. Imana ntiyabuze uko igira, ahubwo imufukurira inzira. Niba Imana ishobora kurema iriba aho ritari riri, kuki utayigirira icyizere ko ishobora kuzana igisubizo ku bibazo byawe? Ndagira ngo nkubwire, niba bihuje n'ubushake bwayo, gira icyizere ko Imana izakubonera igisubizo. Kandi na negative n'igisubizo kivuga ngo oya, nabwo ni igisubizo. Ku mpamvu yihe iriya oya wabonye ku bibazo wari ufite, umenya ngo iyo uza kumenya ubushake bw'Imana wari gusaba oya. Iriya negative niyo wari gusaba, kandi Imana iyo uyiguha wari kuyandika muri ya agenda y'ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe, ukavuga ngo nabonye negative kandi iyo negative yangiriye umumaro. Habakuki yaranditse mu gice cya 3 umurongo wa 17 14 kumanuka hepfo, haranditswe ngo naho umutini utatoha n'inzayo nizere n'amashagashira mu biraro, nta kabuza ko nishima n'Uwiteka nkanezererwa mu Mana agakiza kanya. Dukeneye kumenya ko Imana yacu ni nziza igihe yadusubije oya, ni nziza n'igihe yadusubije yego. Dukeneye kumenya ko Imana ubushake bwayo bukwiye kuganza. Haleluya. May God's will be done in our life. Reka ubushake bw'Imana bukoreke mu buzima bwacu. Buganze igihe Yesu yaragezaho rukomeye, umubiri umukomeranye, yagezaho umubiri ushaka kuganza umutima. Ariko igihe byari bikomeye aravuga ati may your will be done. Reka bye kuko nshaka ahubwo bibuka ushaka. Umwana w'Imana nyakuri, intwari mu kwizera. Ubushake bw'umubiri bucishwa bugufi, ubushake bw'umutima bukaganza. Haleluya. Iki ni ikintu gikomeye nifuza kuzirikana muri iki kintu cyitwa intwari mu kwizera. Intwari mu kwizera tugenda twiga zaranzwe no kwemera ubushake bw'Imana bukaganza, bona nubwo umubiri wabo ubangamiwe. Icyo ni ikintu gikomeye. Rero Imana burya ntibura uko igenza. Turi kwegereza umusozo, tugeze ku icyamunani twigira kuri Samusoni. Iki cyo kirakomeye, ndasa n'ugitindaho gakeya. Icyamunani muvandimwe ukiteho cyane, nakise umushinga wa Satani kuri Samusoni. Turagishingira mu Bacamanza igice cya 16. Umushinga wa Satani kuri Samusoni. Nitwiga umushinga wa Satani kuri Samusoni, umenye ko hari n'umushinga wa Satani ku buzima bwawe. Turasoma igitabo cy'intambara ikomeye paje 392 gikagisoza. Ndasoma ahantu hatangira interuro ivuga ngo Satani yiga imiterere y'umuntu wese, akamenya afite intege nke, akamenya n'ibyaha byose bikunda kumutsinda, akabyitaho kugira ngo ataza kubura akanya ko kubimugushamo. Agerageresha abantu gukabya mu by'amategeko kubwo kutirinda, akabatera gucika intege z'umubiri, iz'ubwenge n'imbaraga z'ibyamwuka. Yarimbuye kandi n'ubu aracyarimbura ibihumbi byinshi ahereye kuri kamere yabo ahereye ku byo kamere yabo irarikiye. Ibyo bikonona kamere y'umuntu uko yakabaye. Ndagira ngo subiremo aya magambo.
satani yiga imiterere y'umuntu wese, akamenya aho afite intege nke, akamenya n'ibyaha bikunda kumutsinda ibyo ari byo. Igihe Samusoni yamanukaga, ndagira ngo mbabwire ko Samusoni yari ari kwiexposa kuri satani, yari ari kwiyerekana kuri satani. Satani yatangiye amukorera amavuna, aramwiga. Satani ntaruha, ntahinga, ntararihinga, nta bana agira ajyana mu ishuri, nta nubwo arwara, nta nubwo arwaza. Satani ahora mu kazi ko kutwiga, akamenya aho umuntu afite intege nke. Arabizi yuko utajya kuraguza, arabizi yuko utanywa inzoga, arabizi yuko utajya gusambana, ariko azi neza yuko amagambo yawe yakunaniye azayaheraho atume n'ibindi byaho bikora. Satani ategereje kubona icyanzu mu buzima bwawe. Satani ategereje kubona aho ashinga ikirenge. Namara kubona aho ashinga ikirenge, biraza kumushobokera kwegukana ubugingo bwawe bwose. Muvandimwe, nakurikiye agatekerezo k'umuntu umwe ngo yari afite inzu, nuko iyo nzu ashaka kuyigurisha, maze ayigurisha n'umuntu, barayigura. Igihe bayiguraga, uwo muntu wayigurishije aramusaba ati ariko ndagira ngo ngusabe, ndagira ngo unyemerere, mfite umusimari, ndagira ngo uyu musimari uyunyemerere ngushyire muri iki cyumba, muri iyi nzu yawe. Noneho uyu musimari nzajya nshyiraho utuntu twanjye, mbese wanyemerera ukanyemerera ko uyu musimari wanjye uba mu nzu yawe? Maze uwo muntu aravuga ati umusimari ntabwo utwara ahantu hanini, ndakwemereye wushyiremo, ariko inzu ibi yanjye. Maze uwo muntu yari afite umugambi ukomeye, nuko hadaciye kabiri uwo mugabo azana, reka dufate urugero, azana nk'imbwa yapfuye ayishyira kuri uwo musimari. Inukira uwo muntu, aramubwira ati ariko wambabariye, ibyo bintu uri kuzana mu nzu yanjye ni ibiki? Atari ko se ntabwo mu masezerano twagiranye yuko uzanyemerera uyu musimari ukaba mu nzu yawe, ukaba uwanjye, kandi nkawukoresha icyo nshaka? Ntuzi ko biri mu masezerano? Arakomeza azana ibindi bintu, kugeza ubwo uwo muntu yageze ubwo biramubihira, aranukirwa neza, biramurenga. Kubera iki? Yari yaragurishije inzu, ariko asigamo ikibanza cy'umusimari. None muvandimwe, ntibyashoboka yuko weguriye Yesu ubugingo bwawe, ariko warasigiye Satani umusimari mu bugingo bwawe? Satani akaba ari kuhamanika ibyaha bitandukanye. Rero bizarangira n'ubundi iyo nzu yegukanywe na nyiri umusimari. Ntibizagutungure ko ku iherezo ugiye gutungurwa no kwisanga uri mu maboko ya Satani, kandi inzu yawe yitwa umubiri wari uzi ngo yaguzwe na Yesu. Muvandimwe, ibyo ukina nabyo birakomeye cyane, ubwo cyaba gito. Nyamuntu ujye ukigendera kure. Aka gato niko gatumye uyu munsi tugiye gusafaringa. Ibuka muri Edeni ntabwo byasabye ibyaha bikomeye. Ibuka byasabye kugitunda gusa, gusoroma no kurya. Ibyo byonyine. Ndagira ngo nongere nkwibutse, icyaha nubwo cyaba gito gite cyatumye Yesu akenerwa ajya ku musaraba, avusha amaraso, baramukonjondora, baramujanjagura. Dukeneye kwanga icyaha, dukeneye impano yo kwanga icyaha. Ryasezerana Imana yahaye Adamu na Eva muri Edeni, igice cya 3 itangiriro umurongo wa 15. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Haleluya. Ndinginga Imana ngo Imana ishyire urwango hagati yacu n'icyaha, nubwo kaba kaha gato. Satani arifuza yuko ahereye ku by'abantu bakunda. Satani yiga imiterere y'umuntu wese, akamenya aho afite intege nke, akamenya n'ibyaha bikunda kumutsinda ibyo ari byo. Ndagira ngo mubwire muvandimwe, kugana Yesu irambwira ngo kwirwanya no kwitsinda niyo ntambara ikomeye kuruta izindi zose. Ndagira ngo Imana idushoboze kwirwanya no kwitsinda, tumenye ahantu dufite intege nke. Birashoboka yuko muvandimwe uri umuntu w'ikimumenywa bose, uri umusitari mu by'agakiza, iyo urabwiriza bakemera, YouTube wayujuje ibyigisho, ndetse abantu barapostinga, barasharinga, abantu barakora like, amaviyu ni menshi, ibintu bimeze neza, abasubscriber ni benshi, ibintu bimeze neza. Ariko nagira ngo wisuzume, umenya ufite intege nke. Samusoni yari umunyambaraga, maze Satani amukoraho umushinga, ariko Samusoni atabizi. Ndagira ngo umenye ko Satani agufiteho umushinga uteye ubwoba. Ndagira ngo umenye ko Satani afite umushinga ubugingo bwawe, umenye ko ari kugukorera amavuna. Satani arakwigurangaye. Nyamuna menya yuko Imana yifuza kukanguka. Satani ahora twoga runono, ukeneye gukangukira ubugingo bwawe. Intwari mu kwizera yitwa Samusoni. Satani yamukoreye umushinga, ariko atabizi. Samusoni yari intwari. Nyamuna icyaha nubwo cyaba kinganye uburemere niba baryumubu, kirahagije ngo Satani acyurireho yigarurire ubugingo bw'umuntu wese.
ndagira ngo tuganire igice cya 16 cy'abacamanza. Ntabwo dufite umwanya wo kukivugaho cyane, ariko titiri iravuga ngo Samusoni agushwa n'abagore. Samusoni agigaza abona y'umugore wa maraya, yinjiriwe ye baba mbega inkuru mbi. Satani yiga imiterere y'umuntu wese, akamenya afite intege nke, akamenya n'ibyaha bikunda kumutsinda ibyo ari byo, akabyitaho kugira ngo ataza kubura akanya ko kubimugushamo. Satani yize Samusoni, amenya ko Samusoni adakunda inzoga, amenya ko Samusoni adakunda kuraguza, amenya ko Samusoni adakunda kubeshya, ariko amenya ko Samusoni akunda abagore, amenya ko Samusoni akunda amajipo y'abagore. Muvandi, birashoboka ko nawe ukunda amajipo y'abagore. Icyo ukurikiye mu ngute z'abagore uzakibona, uzakura. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ikuramo inda y'akabati. Icyo ukurikiye munsi mu ngute z'abagore uzakibona, wa mukobwa we. Icyo ukurikiye mu mapantaro y'abahungu uzakibona. Imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ikuramo inda y'akabati. Na Samusoni yakurikiye akaryoshye munsi mu ngute z'abagore akuramo kunogorwa amaso. Icyo ukurikiye mu ngute z'abagore mu mapantaro y'abagabo uzakibona, uzakakirize yombi akuzabona. Ndagira ngo nkubwire iki cyigisho cyumve ko ari marayika w'Imana uje gutangira kugira ngo nyamuna sigaho, ukomeje kongera umuvuduko ugana kurimbuka, nje gutangira ngo usubire inyuma. N'ubundi iyo tuvuga kwihana bivuga guhindukira, ugahindura icyerekezo. Dukeneye guhindukira tukava mu migambi, tukava mu nzira ijya kurimbuka, tukerekeza mu nzira igana Siyoni. Haleluya. Samusoni agigaza abona y'umugore wa maraya, yinjiriwe. Samusoni yaragiye neza ku mpamvu yuko yamanutse spiritually, yamanutse mu buryo bw'umwuka, agenda ava ku by'Imana, yemera gahoro gahoro, atangira asabana n'inshuti mbi gahoro gahoro, ajya mu banzi b'Imana gahoro gahoro, bagirana ibiganiro gahoro gahoro, barasangira pole baraganira gahoro, kugeza ubwo neza Samusoni apfa ubwenge. Noneho wa wundi warutuye mu Mana yagiye gucumbika kwa maraya. Bibiliya iravuze ngo agigaza abona y'umugore wa maraya, yinjiriwe. Ni mu murebe Samusoni, wa wundi Imana yifuza gukoresha ngo akiza Abisirayeli, yagiye kwa maraya. Ese yagiye kumubwiriza ubutumwa da? Oya, yagiye gushaka ikiba mu ijipo, yagiye guhiga akaryohereye kaba mu ngutiya. Mbega biteye agahinda, akaryoshye kaba mu ngutiya kari gakozeho Dawidi, nuko Imana yamugiriye neza agahindukira. Akaryoshye kaba mu ngutiya kari gakozeho umuntu witwa Samusoni n'abandi benshi. Ndavuga Salomo, kari gakozeho Salomo kamukoze, washaka abagore 1 5 150 200 800 900. Samusoni uyu ni icyigisho gikomeye kuri twe. Ajya kwa maraya acumbikiwe, kandi yari afite umuhamagaro wera. Imana yari yaramwibwiriye yuko ari uzakiza Abisirayeli. Bavandimwe, igihe twahawe inshingano zera, kandi umuntu wese twabonye ko Imana imuha misiyo imubwira ngo jya mu ruzabibu rwawe, iyo apera ubwayo. Ayo mahirwe dufite apera d'offre, dufite itangazo ry'akazi muri iyi saha. Imana irashaka abantu yohereza mu ruzabibu, babwira ngo nimujye mu ruzabibu rwanjye. Iyo apera d'offre ni icyubahiro gikomeye. Umuntu wese rero wemeye iyo apera, uko guhamagara kw'Imana niyo misiyo y'Imana. Imana imuhinduye uwera, imuhinduye umunaziri, imuhinduye uwerejwe gukora umurimo wera. Uwo muntu rero asabwa kwitondera wajya, asabwa kwitondera ibyo arya, asabwa kwitondera ibyo yambara, asabwa kwitondera ibyo avuga, asabwa kubaho nka Yesu, ku buryo mu isi babona Yesu muri we, maze akaba umucyo umurikira amahanga. Maze ngo Samusoni agiwe ararayo. Samusoni yaragiye ahengamira ku bagore neza. Nagira ngo muvandi nawe ugende witekerezeho muri iki cyigisho, wisuzume ubona uhengamiye he. Burya umuntu wese agira abadayimoni bamubaho, buri wese agira abadayimoni, ariko burya nk'uko no mu rugo umugabo ari shefu w'urugo, no mu badayimoni bibasira ubugingo bw'umuntu haba ari shefu w'umudayimoni kuri bo. Kuri Samusoni shefu w'umudayimoni, mu badayimoni yari afite umushefu, yari umudayimoni w'ubusambanyi. None shefu w'abadayimoni mu bugingo bwawe ubona ari umudayimoni w'iki? Wisuzume. Umuntu wese avukana kapiteni w'abadayimoni mu bugingo bwe. Ukeneye kumenya kamanda w'umudayimoni mu bugingo bwawe, ukibuka ko Yesu avuga ngo uwo ntakurwamo n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. Muvandi,
ndagira ngo nkubwire nuramuka utiyirije ubusa ntabwo ari ugusonjesha umubiri no gusonjesha kamere nudasonjesha kamere yawe ngo wirize ubusa usenga Imana ntabwo uzi ari icyaha utazigera unesha mu bugingo bwawe. Yesu ati wo ntakurwamo n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. Hari kapiteni, hari kamanda w'abadayimoni mu bugingo bwawe, uwo ntakurwamo n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. Nuko Samusoni turamubona igihe yajyaga ngo abigaza babwirwa ngo Samusoni ageze hano, baramugota bamwubikirira ku irembo ry'umudugudu, bakesha ijoro bahacecekeye ijoro ryose bibwira bati nibucya turamwica. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku, aryamye he? Kwa maraya. Ni umuki, ni umunaziri, afite misiyo yande y'Imana. Biteye agahinda bavande. Ushobora guseka Samusoni kandi nawe uyu munsi uri Samusoni. We have today's Samsons. Uyu munsi dufite ba Samusoni kandi ngufite inkuru nziza. Uwiteka uhindura Samusoni ashobora guhindura ubugingo bwanjye, ashobora guhindura ubugingo bwawe. Yaragiye yiryamiye kwa Samusoni maze ahura n'umugore ko Satani yaramumenye, aramwigamenya ko akunda abagore, maze amutegurira abagore bafite udusura twiza. Nawe Satani arakuzi, hariyo uzafata umwanzuro wo kubireka ukavuga uti uyu munsi ndabiretse. Ako Satani ko yakwiza akabazi yuko uhengamiye aho, igihe uzafata umwanzuro wo kubivamo uwo munsi azagutegurira ufite isura nziza maze agutega ikibero. Dore Samusoni umugore amuteza ikibero, none yahageza amutega igituza, amutega amabere, amutega ikibero, none yaryamye yasinziriye yibagiwe umuhamagaro. Mbega amasaha y'imfabusa Samusoni yagize mu mateka ye. They are well recorded in the Bible. Yanditswe neza muri Bibiliya kugira ngo tujye tuyigiraho. Hari amasaha y'imfabusa tugirira mu kibuga cya Satani. Ayo masaha aradukerereza, agakerereza misiyo yacu, atuma ahinduka icyasha, ahinduka ikizinga mu mateka yacu yera. Samusoni yari afite amateka meza ku Mana, ariko Samusoni umukapiteni w'abadayimoni ubusambanyi byatumye amwanduriza amateka. N'uyu munsi abantu benshi amateka yabo yaranduye. Turasoma ngo ariko asinziriye bamugose, abanzi barashaka kumwica. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abiterera ku bitugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye niho Heburoni. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Nize Samusoni nsanga Samusoni yahinduranyaga abagore nk'uko umuntu ahinduranya inkweto cyangwa imyambaro. Samusoni yakundaga abagore, kapiteni w'ubusambanyi, umudayimoni w'umukapiteni w'ubusambanyi mu bugingo bwe. Yamujyanye mu bagore kandi ntiyisondekaga abagore beza gusa ngo abenguke umugore. Twabonye ko umutima namukwiye kuyobora umubiri, ntabwo umubiri ukwiye kuyobora umutima. Byageze ubwo Samusoni umutima namugenza uceba pole kugeza ubwo umubiri uhinduka kapiteni w'umubiri. Biteye agahinda. Samusoni arakomeza abona undi mugore. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore, baramubwira bati umuhende ubwenge, umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,106. Nuko Delila abaza Samusoni ati ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva n'icyakuboha ugashoboka. Samusoni aramusubiza ati bambohesha isura imbisi ndwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Yabaye nk'abandi kera, ntabwo ari bube nk'abandi, n'ubundi yabaye nk'abandi. Bavandimwe, Samusoni urumva ko atangiye kugira umururumba wo kumera nk'abandi. Abandi bari bameze bati hari umwuka w'Imana bagiraga, yifuzaga kuba atagira umwuka w'Imana. Hari ubwo bari bafite misiyo yera, yifuzaga kubaho nk'abandi batagira misiyo yera. Hari ubwo abandi bavuganye n'Imana, yifuzaga kubaho nk'abandi, ati nkamera nk'abandi. Umugore yamushoboye. Satani yiga imiterere y'umuntu wese, akamenya afite intege nke, akamenya n'ibya bikunda kumutsinda ibyo ari byo. Iyo paje 392 mu ntambara ikomeye igikagisoza uyiteho cyane. Nuko turasoma umurongo wa 7. Samusoni aramusubiza ati bambohesha isura imbisi ndwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abantu 8. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isura imbisi zitaruma, arazimubohesha. Kandi umugore yari afite abantu amwubikije mu mwinjiro. Nuko aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye.
samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro, nuko imbaraga ze ntizamenyekana. Ndashimira Imana. Hano hari danger de mort, imbaraga z'ijuru. Hari kiriya gihe ijuru ryari rigiye gupfusha, n'ubundi ijuru ryari ryararwaje. Samusoni yari yararwaye. Ubundi ntabwo umuntu apfa ntabwo ahita apfa. Umuntu arabanza akarwara, kwanza arabanza agahindurwa, kisha akarwara, tena akaremba, kisha noneho agapfa. Samusoni yarabanje arahindurwa. Ukeneye kwimenya nawe niba warahinduwe mu buryo nk'ubu. Samusoni ararwara, ageze igihe aremba. Ubu kuri iyi saha Samusoni yarembye, ariko Samusoni arenda gupfa. Yabaye nka ba bandi bagiye muri ICU, muri ICU ni bagiwe handi bajyana indembe intano, nibagiwe ntuza yayo, ariko ni nk'ahandi bajyana indembe. Samusoni ari mu ndembe, ijuru riri gutangaza danger de mort, arabura amasaha make ngo apfe. Samusoni ntabizi, arenda gupfa. Bari igihe umuntu aba yenda gupfa, ijuru ryenda gupfusha, ryenda gushyingura umuntu, yenda gupfa, ijuru ryararwaje, ijuru ryaravuje ntako ritagize. Umuntu akagera ubwo ajya kuri bomboni, akagera ubwo neza bamushyira adahumeka, umutima udatera neza yenda gupfa. Dore Samusoni ari kuri danger de mort, ariko ntabizi, ari mu gukina n'ubugingo kandi arenda gupfa, ari muri ICU. Iki kintu giteye ubwoba. Ari muri ICU, muri iyo unity ituma ari mu ndembe. None dore ari kuvuga ati nkamera nk'abandi, ariko ntabizi, bamwubikire barenda kumwica. Satani yamuteza umugore, babandi wa mudayimoni yabogamiyeho neza amushakiye yuko buri umuntu wese agira ikishi. Icya kindi akunda, buriya kimwe ukunda nicyo kizaguhitana. Ugira ngo inzoka Eva yakundaga muri Edeni se yamukubise hasi? Ugira ngo se itunda Eva yakundaga se ryamukubise hasi? None ugira ngo Bibiliya ndivuga ko Adamu yakundaga Eva? Umva, Eva Adamu yakundaga niwe wakubise hasi Adamu. Icyo ukunda nicyo kizaguhitana. Buri uzitondera icyo ukunda, ashobora kuba umuntu cyangwa ikintu. Buri icyo ukunda cyane niho utegewe. Ukeneye kongera amasengesho, kuko icyo ukunda nicyo utegewe, kandi urupfu rwawe ntiri kure yaho ukunda. Samusoni yatezwe umugore akunda, kandi uwo ni wagomba kumuhitana. 10 Delila abwira Samusoni ati, dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira ati, bambohesha imigozi mishya itigeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Sira aracyafite umururumba kumera nk'abandi. Nuko Delila yenda imigozi mishya arayimubohesha. Aramubwira ati, wapfa Samusoni afite baragusumiye, kandi abamwubikiye bari mu mwinjiro, maze arayicagagura nk'urudodo imuva ku maboko. Delila abwira Samusoni ati, ni kurya uracyamemukira kandi uracyambeshya, mbwira icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati, wasobekeranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye uruyonga byashoboka. Nuko awutsibisha urubambo. Aramubwira ati, wapfa Samusoni abafite baragusumiye. Hano noneho urabona ageze mu musatsi, ubu noneho ni hahandi umuntu agiye muri koma tayari. We yageze muri koma, noneho mu buryo bw'umwuka yageze muri koma. Noneho mu ijuru neza barenda gutangaza ngo nimujyane muri moruge. Barenda gutangaza ngo bajyane muri moruge ko yageze mu musatsi. Arakanguka ashikuza urwo rubambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijemo. Ariko hano still yarakibasha kwihana bikemera, kuko nicyagiye umuntu agera neza nubwo yasayishije mu byaha, ariko ataratuka umwuka wera neza atarageza igihe umwuka w'Imana muvaho. Turasoma hepfo ngo Delila aramubwira ati, wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, umpemukiye gatatu utambwiye aho imbaraga zawe nyinshi ziva. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa. Samusoni Satani yamuteza umugore neza, umugore amuteza amarira. Bundi baravuga ngo ubundi umugabo nakunanira ngo hari ikintu kimwe kimushobora. Hari umuntu wakivuze numva kiramfashije,
aravuga ati umugabo ari ikintu, abagabo bose ni bamwe, ngo abagabo bamera kimwe, ngo abagabo ikintu kibashobora ni amarira, amarira y'abagore ngo ashobora abagabo. Dore neza neza Samusoni yatezwe Delila amutega amarira, ngo amarira y'abagore ashobora abagabo. Wa wundi wari ufite ubukaka n'ubukana bumeze nk'ubw'igisura, neza neza yatezwe amarira, yatezwe umugore ahinduka neza neza nk'igisura kibuye mu mazi ashyushye. Biteye ubwoba. Ubukaka n'ubukana n'imbaraga byari biraho bigashira, ugasanga umuntu wari intwara ni ikigwari inyuma y'abandi. Neza neza ngo amushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa. Delila ati nutambwira w'imbaraga zawe ziva ndapfa we, kandi sheri wawe we, kandi uribuka yuko wakurikiye n'akaryoshye munsi y'ibuye, yenda gukuramo inda y'akabati akayambeba. Imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ikuramo inda y'akabati. Samusoni yamaze kugera muri koma y'iby'umwuka, ntabizi. Mu ijuru barenda gutangaza ko Samusoni agiye kwerekezwa muri morgue, none ntarakabimenya. Turasoma ngo nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo, ngacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwira ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyi nkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari, bazanye za feza. Aherako amusinziriza ku bibero, yamuteze ibibero, namye mbivuga, yamuteze ibibero, amusinzirira ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. Aherako amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo. Mwibuke yuko umusatsi kuri we zashushanyaga imbaraga, kandi usomye byakozwe n'intumwa igice cya 8 haravuga ngo kandi muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Umusatsi kuri we washushanyaga umwuka wera. Kuba hatagira umusatsi byari bisobanuye ko nta mwuka wera agira. Biteye ubwoba. Nuko turasoma ngo maze aramubwira ati wapa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Baba we, Samusoni tayari yageze muri morgue. Mu ijuru babonye ko Samusoni yageze muri morgue. Physically he still alive, mu bigaragara aracyariho, ariko mu buryo bw'umwuka ijuru ryamaze kumushyira muri morgue. Kera Samusoni yapfuye, none muvande warahinduwe. Ijuru rikubona nk'uwahinduwe. Kwanza uri muzima, warahinduwe, wararwaye, wararembye, hirya yo kuremba wagiye muri koma. Ubwo muri koma ubwo tuzizemo ibyo kujya kuri za bomboni, uri muri ICU. Mbese ugeze nibura muri koma, cyangwa se ugeze mu ijuru rirakureba nk'umuntu ugeze muri morgue. Ijuru ryaragupfushe tayari, wageze muri morgue, Uwiteka yarakuretse. 21 Abafilisitiya bahera ko baramufata, bamunogoramwo amaso. Wa mugani urasohoye. Imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ikuramo inda y'akabati. Samusoni ntiyibaga. Samusoni mbere ntiyanywaga inzoga, ariko inyandiko imbwira yuko kubera abagore Samusoni yaragiye anywa inzoga ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Kapiteni witwa ubusambanyi yaragiye aramukurura pole biza kurangira yabaye akaba musimari, inzu yose yigarurirwa na nyirayo. Ku mpamvu z'uko ntabwo icyaha kimwe gikunzwe Satani abura kucyuririra. Icyo ashaka gusa nawe ashinga ikirenge. Turi gusoza, bamunogoramwo amaso, bamumanukana igaza, bamubohesheje iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. Haleluya, I like this verse. Uyu murongo ndawukunda. Umusatsi wongera kumera. Twabonye yuko umusatsi ushushanya umwuka wera. Mwani magambo, nubwo yari ari muri morgue. Haleluya, ngufite inkuru nziza ivuga ngo n'abageze muri morgue Yesu arabazura. Haleluya. Yesu wivugiye muri Yohana 11 kwa Lazaro ngo nije kuzuka n'ubugingo. He is able, afite ubushobozi bwo kongera kuzura abo muri morgue. Nubwo waba waramaze kugera muri morgue, uri igipfu, warapfuye, uri umurambo, Yesu afite imbaraga ivuga ngo kanguka Lazaro. Haleluya. Ngo umusatsi wa Samusoni wongera kumera.
kwizera, yabonye umwanya wo kwitekerezaho igihe yari yaramaze kujya mu maboko ya Satani. Imana ifite imbaraga zo kukwambura Satani, ndetse ngo na ba bandi baguye bakagera hasi cyane Uwiteka arabubaha ngo abasha kongera kubahembura. Samusoni imbaraga y'ijuru imusanga muri morgue, imusanga iyo hepfo. Reka tubanze twumve gato abakurambere n'abahanuzi paje 288 igika cya 6. Samusoni yari yarishe itegeko ry'Imana, nibwo yashakaga umugore wo mu Bafilisitiya, arongera basubiramo kandi abanzi bakomeye kubwira ry'Imana, kubwira ry'iby'Imana ibuzanya, kubwo kwishingikiriza imbaraga ze nyinshi agigaza gusura umugore w'indaya. Ikigaragara nuko Samusoni yari yaragiye mu by'Imana ibuzanya. Rero Samusoni igihe kiragera, iyo dusomye mu bakurambere n'abahanuzi paje 289 igika cya mbere n'icya kabiri, hari amagambo avuga ngo bigeze mu gicuku umutimanama umurega utuma Samusoni ababazwa no kwibuka yuko yishe isezerano rye ry'umunaziri, ariko imbabazi z'Imana zari zitaramuva. Haleluya. Nanone za mbaraga ze zikomeye zongera kumufasha arakira, afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi abijyana mu mpinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Ntiyongera kujya mu Bafilisitiya, ariko akomeza gushaka umunezero ushingiye ku irari ry'umubiri wamushukaga umujyana ku kurimbuka. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka hafi y'aho yavukiye, yitwaga Delila umusinzikazi. Imizabibu y'Isoreka nawe yabereye uwo munaziri wari udakomeye ikigusha, wari waratangiye kunywa inzoga. Nuko yica irindi sezerano ryamutegekaga kuba uwera no kuba umuntu w'Imana. Abafilisitiya biyemeza kuzuza umugambi wabo wo kumurimbura bakoresheje Delila. Byaze kurangira bamurimbuye, niko byagenze. Umugore w'intege nke anesha umugabo umunyambaraga. Biza kurangira Samusoni ibye birangiye ajya muri morgue. Ariko ngufite inkuru nziza, ikintu cya 9 nkubwira. Umugambanyi ukomeye turakibonye, icyo tubonye icya 9 cy'umugambanyi ukomeye witwa Delila. Ariko icyanyuma nkubwira cya 10 n'ukwihana kwa Samusoni. Imana imusanga muri morgue, maze Samusoni Imana imugirira neza. Haleluya. I like this. Ndabikunze cyane. Imana yacu irakiza, ishobora kugukiza niba utangiye guhindurwa. Imana ishobora kugukiza, wakijije benshi abasha kugukiza. Niba umaze no kuremba, Imana niba umaze kurwara yagukiza, niba umaze kuremba yagukiza, niba uri muri koma yagukiza, niba uri no ku mwuka yagukiza, niba ndetse waramaze kugera no muri koma yagukiza, niba warageze no muri morgue. Samusoni yageze muri morgue, ijuru rirapfusha, ariko imbaraga y'ijuru iramuzura. Dusoma mu Bacamanza 16:28. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni ahera ko afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzugi, arazegamira ukuboko kw'iburyo gufata imwe nuko ibumoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati, mpfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza, inzu irudukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi ye yose yo kubaho kwe. Ndagira ngo nkubwire, Samusoni nuko bene se nabo mu rugo rwe bose baramanuka bajyana umurambo we, barawuzamukana bawuhamba hagati y'Isora na Eshitawoli. Icyo nshaka kuvuga nsoza abavandimwe, Samusoni misiyo ye yarayirangije, ariko ntabwo wari umugambi w'Imana yuko misiyo ya Samusoni nubwo yihannye, ntabwo wari umugambi w'Imana ko Samusoni misiyo ye ayirangiriza mu rupfu. Umugambi w'Imana ko ariko Samusoni misiyo yayirangiza akiriho, nawe akinjoyinga, akanezezwa n'ibyiza byo gucungurwa kw'Imana kwanyuze muri we. Ariko misiyo ye yarangiriye mu rupfu. Nubwo yarangiye yihannye, ariko ntabwo yagiriye ibihe byiza ku mateka ye yo ku isi. Yashyize icyasha n'ikizinga mu mibereho ye. Icyakora ni intwari mu kwizera ko yiringiye Imana, Imana iramukoresha. Dusoza rero igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 290 igika cya 6, turasoma amagambo meza. 290 haranditswe ngo ku mubiri. Turasoma igika cya 6. Ku mubiri Samusoni yarushaga abantu bose bo ku isi imbaraga, ariko mu byo kwirinda, mu bitekerezo byubaka no mu byo gushikama yari umwe mu bari bafite intege nke cyane.
gukomera nyako kugaragazwa n'ibitekerezo umuntu akoresha si ibimukoresha. paje 291. abageragezwa mu nzira z'inshingano bashinzwe bakwiye kumenya yuko Imana izabarinda, ariko niba abantu bishyira mu maboko y'ibishuko ku bushake bwabo, bitinde bitebuke bazagwa. Satani akoresha ububasha afite bwose kuyobya ari Imana itegurira gukoresha nk'ibikoresho byayo umurimo ukomeye. Satani adutereraho dufite intege nke, agakoresha ingeso zacu zidatunganye kugira ngo yigarurire umuntu wese. Azi yuko niba dukunda gukora mu mafuti azatsinda. Aya magambo muyazirikana. Satani adutereraho dufite intege nke, agakoresha ingeso zacu zidatunganye kugira ngo yigarurire umuntu wese. Azi yuko niba dukunda gukora mu mafuti azatsinda. Nta n'umwe ukwiye kuneshwa. Umuntu wese ushaka gufashwa azafashwa. Abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka urwego Yakobo yabonye mu nzozi, bazafasha umuntu wese ushaka kuzamuka akagera ndetse no mu ijuru risumba ayandi yose. Ndasubiramo aya magambo dusorejeho. Nta n'umwe ukwiye kuneshwa. Umuntu wese ushaka gufashwa azafashwa. Abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka urwego Yakobo yabonye mu nzozi, bazafasha umuntu wese ushaka kuzamuka akagera ndetse no mu ijuru risumba ayandi yose. Muvandimwe, ndagira ngo ubwo twize intwari mu kwizera yitwa Samusoni, intwari yaranzwe n'ubutwari bukomeye ariko ikarangwa n'ubugware, ndagira ngo ngusabe aka kanya, mbese ntabwo wakwemerera Imana ugafatanya nanjye kwiyegurira Imana muri ya ndirimbo turi gukoresha muri iyi minsi tuvuga intwari mu kwizera? Igihe twiyegurira Imana, ntabwo wanyemerera ugafatanya nanjye, ugafatanya na Charlotte uyu mukobwa wari ugeze mu marembera y'ubuzima bwe, Charlotte Elliot, ukamfasha tukaririmba tuti ubu nje uko ndi nta kindi cyankiza, ndokoresha amaraso yawe, nitabye ijwi ryawe rimpamagaye, ndaje ntama y'Imana, ndaje nje uko ndi, nyakira ubu ngubu Yesu. Niba uri indembe, niba urwaye, niba uri muri koma, niba uri no muri morgue, ndagira ngo nkubwire ka gatima kongere gahembuke, uvuga uti nje uko ndi, nyakira ubu ngubu Yesu. Nyeza umutima nkiri ibyaha, we nyiramaraso akiza rwose, ndaje ntama y'Imana, ndaje nje uko ndi, mbuyerezwa n'ubugome, njyananizwa nuko ndi intebyi, mfite ibindwanya byinshi bincogoza, ndaje ntama y'Imana, ndaje nje uko ndi umuhanya, ndi n'impumyi, gutungana mbikesha wowe, ibyamboneza nabibona iwawe, ndaje ntama y'Imana, ndaje nje uko ndi, nizigiye kunyakira arakwakira rwose. Niba uri umurwayi, niba warahinduwe, niba uri indembe, niba ugeze no muri morgue, arakwakira. Nje uko ndi, nizigiye kunyakira, nizeye isezerano ryawe yuko uzankiza kandi uzamboneza, ndaje ntama y'Imana, ndaje. Nyemerera dutanga ubuhamya tugira tuti nje uko ndi guhamya urukundo rwawe ko rwambohoye ingoyi zose, uhereye ubumbaye iwawe rwose, ndaje ntama y'Imana, ndaje. Uwiteka kurebe neza mu izina rya Yesu. Mana yacu nziza, ngushimira ijambo ryiza utwigishe muri kano kanya. Mwami, twagiye tugira byinshi twegurira Yesu, ariko tugira ikosa, tumusigira, twemerera Satani ko asigaza akantu gato mu mibereho yacu. Ako niko yuririyeho, none yaratwigaruriye wese. Mwami, tugeze ubwo twahereye duhindurwa, turarwara, turaremba, tujya muri koma, tujya muri ICU, birakomeza kugeza ubwo tuva mu cyumba cy'indembe tujya muri morgue, mu buruhukiro bw'abapfuye. Ariko Mwami, tumenye inkuru nziza, Yesu wavuze ngo nige kuzuka n'ubugingo, tumenye yuko abasha kuzura n'abageze muri morgue yo mu buryo bw'umwuka. Mwami, turaguhendahenze ngo ugenderere ubugingo bwacu kandi udukize, uduhembure kandi uturinde kongera gusubira mu cyaha, uduhe impano yo kwanga icyaha na Satani kandi dushoboze kurwana tunesha, mu izina rya Yesu. Amena.